ese noneho ibintu biri buze kuba byagenda bite Teta noneho ko Miki yamuziye kandi akaba arimo kumuca intege, ese muratekereza biragenda bite ko tubonye ko Miki ari guca Teta intege kandi ko tuzi ko Teta afite imbaraga zikomeye cyane, ariko Miki akaba atangiye kuba yamuca intege, akaba ari kubura imbaraga ze. Ese ibi bintu biraba byagenda bite ubwo yari arimo ashaka kwihinduramo Kiramani ngo abe yajya guhura na Teta ari Kiramani? Tuzi ko Kiramani yamufungiranye ikuzimu, ko yagiraga gutya mbese umubiri we akawigiramo Kiramani, akigiramo Kiramani, mbese akigiramo nawe ubwe. Ese ibi bintu biraza kuba byagenda bite ko tubona ko ibintu bikomeje kuba byagorana? Reka nsabe wowe ugeze kuri channel bwa mbere gukanda subscribe, kugira ngo dukome kubana muri biganiro 5 kuri 5, kugira ngo ibintu birusheho kuba byagenda neza. Tuganira kuri filime yacu bita Daredevil, tugenda tuganira ku bintu bimwe na bimwe byagiye biba muri filime yacu. Murabona ko rwose ibintu bitangiye kuba byaryoha cyane. Filime yacu noneho itangiye kuba yaryoha, aho mubona ko iteye amatsiko. Murabona ko rwose noneho ibi bintu bigiye kuba byamukomerana, aho Miki mubona ko yamuziye noneho, dore ko yamwitondeye. Ubu ngubu ho abaye yamuzira noneho, dore ko azanye n'ibaga. Ese ibi bintu Teta arize kuba yabyifata mute? Noneho Miki kaje yakamejeje avuga ko uru rugo ari buze kurubamo, kandi tubonye ko Teta ari gushaka kwihinduramo Kiramani, ariko bikanga bitewe nuko Miki ari muri rugo. Mbese Miki nawe ashobora kuba asenga, ashobora kuba afite imbaraga z'Imana. Ese ibi bintu biragenda bite ko tubonye ko Teta agiye kureba Dev, agiye kumusaba ko agira akantu amufasha, ariko mubonye akimara kugerayo bije rwose ibintu yihaye byo kujya atereta. Mubonye ko yari yihaye gutereta idayimoni. Ese ibi bintu bije yihaye koko murabona bizamugendekera bite ko byari bimukozeho, aho mubonye ko rwose ahise amuraba, mbese akantu agahita yitura hasi, ubwo yari yihaye kuba yamuvugisha, arimo kumwibwirishwa nyine utugambo tunyorosheje. Namubwira ati rwose ati witwa neza, ariko mubonye ibyo yaramukoreye. Reka twigarukire ku nkuru yacu rwose. Ibyo yaraje gushakira Dev, mubonye ko rwose amusabye ko yamushakira amaraso y'isugi. Ese ibi bintu biragenda bite? Kandi tubonye ko Teta nta mina afite, kabwiye Dev nta bintu by'imikino birimo, amusaba ko yamushakira amaraso y'isugi ngo kariyo yamugarurira imbaraga, akaba yashobora kugira icyakora, ngo kuko uriya Miki ngo arimo amuca imbaraga. Yivugiye ubwe ko Kiramani yamwibye, ko atari umugabo we bya nyabyo, ko yamwibye, ko Miki ari we mugore we. Ubwo nyine bivuze ko Miki ari we mugore we bya nyabyo. Noneho tubaye twabisobanukirwa, Teta yibye Kiramani. Ese ibi bintu murabona ari buze kuba yabigenza ate? Ibintu bikomeje kumukomerana. Iki kizamuhaye Dev cyo gushaka akaba yazana amaraso yayo. Dev ari buze kuba yabishobora, ko amubwiye ko na hariya ku baganga bari mu bapfumu nyine bigeze kuyimutuma, ariko akaba yarayibuze. Ese ibi bintu ari buze kuba yabishobora? Ese muratekereza ibintu biri buze kuba byagenda bite? Teta nande ashobora kuba yagarura Kiramani hariya ngo abe yahura na Miki? Ibi bintu muratekereza noneho biri buze kuba byagenda bite? Murabona hatari buze kuba hakwaka umuriro? Reka nsabe kugira ngo ukande subscribe kuri channel, kugira ngo utazongera gucikwa ikiganiro gikurikiyeho, aho tuganira kuri filime yacu, ukuntu filime irimo iragenda, tugenda dusesengura. Ndabashimiye mwebwe twabanye. Ciao. Mwibuke gukanda subscribe hano kuri Jimmy Media Official. Ndabakunda cyane.